Reka mbanze nshimire aba bana mubona hano, abana bameze neza, bakora akarasisi neza, baturutse impande zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu. Ngira ngo murababona abajiya ndetse n'abandi bana b'abasirikare ba hano iwacu mu gihugu. Akarasisi rero mubona hano, hari benshi babona akarasisi ari ugupfa gukora, ugakora ibintu bije gusa ukiyumvisha ko bidakomeye. Ngira ngo abiyumvisha gutyo muzabigerageze murebe, uhaguruke uvuge ngo reka nkore nk'iby'aba bana bari gukora akarasisi. Ngira ngo mwese mujya mubibona, abajiya, abasirikare, ingabo z'igihugu n'ahandi hantu hatandukanye mugenda mubibona. Ariko wabibona ukabyita ibintu biri aho, nawe washobora ukavuga ngo njyewe mbyutse nkabikora. Bino ni ibintu biri aho bitapfa kunanira umuntu rwose utazi ko akarasisi, gukora akarasisi ni mu mutwe. Ngira ngo mujya mubona bariya bantu, ziriya ngabo zo mu bihugu by'abaturanyi, uburyo bakora ukagira ngo baratandamye, ukabona bari guhushanya ibirenge. Niba ari ukugira ngo bahindukire ukabona babiri bararebanye rwose, na bariya bajya basetsa, bajya bansetsa rwose. Ariko iyo urebye abana bacu, abana b'igihugu cyacu mubona hano, y'imyidagaduro barimo, ibyo ndabivuga mbivugira imyidagaduro impande zose muze mu gihugu, haba abadivantisite b'umunsi wa karindwi hano iwacu, ndetse n'abandi bantu musanzwe muzi, ingabo z'u Rwanda. Mbonereho kandi nshimira ababyeyi batoza abana babo bakabazana hano mu myidagaduro. Abadivantisite ngira ngo uwo mucyo barawufite bo, bafata abana babo bakabajyana muri jiya, agakuriramo kuzarinda asaza. Ngira ngo mujya mubabona abasaza bakuriye muri jiya, abakecuru bazi icyo bakora kandi ibyiza bakuyemo nibo babizi, ntabwo wajya kubimenya
uri wa muntu utarabigezemo. Njyewe nakuze nkunda ibintu nk'ibi, akarasisi kamba mu maraso, nigeze no kugakunda ariko ngakunda nta bushobozi bwo kuvuga ngo nakajyamo, nkakabona gusa ku mateleviziyo, nkakabona mu bindi bihugu, ibyo bigatuma ngira inyota, nkavuga ngo nanjye akarasisi ngomba kuzakajyamo uko byaba kose, haba mu nzira nziza, haba mu nzira mbi, ariko akarasisi ngomba kukajyamo. Ariko ngira ngo ibyo byifuzo byo nabigezeho, naragakoze, ndagakora, none ubu ntangiye no kugera mu busaza. Ibyo byonyine nabyo ni byiza. Kwidagadura nk'ibi mubona bikorwa hari umutekano, hari amahoro mu gihugu. Nta mahoro nta myidagaduro yabaho. Ngira ngo icyo muracyumva. Ntabwo wajya mu myidagaduro hari amasasu, hari ubwicanyi, hari n'ibindi byose bibi muzi bikorerwa hano kuri iyi si. Ariko aba bana mubona bakora akarasisi bituma bagira ubwenge, bakajijuka, bakamenya gukontorora umubiri wabo, amaguru, amaboko, ndetse n'ibyiza byinshi byo kuba bafata mu mitwe, bakagira ubwonko bufata, haba ibijyanye n'akarasisi nk'aka, ndetse n'ibindi bijyanye n'amasomo, mu mashuri. Ibyo byose nta handi biva, bivuye mu gihugu cyacu cyiza. Nshimira abantu bagira umwihariko cyane wo kwigisha abana akarasisi bakagakora neza kandi bigashimisha abantu. Nk'ibyo nababwiye ruguru, ngo u Rwanda nta na rimwe tuzigera tubura abasirikari. Abasirikari barahari, ngira ngo murababona hano, haba muri jiya, ndetse n'aba mubona b'ingabo z'u Rwanda. Kabona umuntu ari aho aricaye, nzaba umusirikari. Abana bagitangiye kera, agakura azi igisirikare, akazakurira ibintu byose abizi, agakurira mu gihugu cyiza, mu ngabo z'u Rwanda. Aba bana ubona bafite ipeti,
bya bindi mujya mwumva ngo umwana yaravutse avukana ipeti rya gisirikare, byo mukabyibaza ariko ntimushake aho bituruka. Nta handi bituruka, ni mu bana banyu. Umwana iyo umutoje ingeso nk'izi, ingeso nziza, azikuriramo. Ibyo bigatuma abona rya peti ujya wumva bavuga. Ibyo nkabivugira ndebye ejo hazaza. Ukibaza ngo RDF y'uyu munsi uburyo ikomeye, ugatekereza ukareba aba bana bayinjiyemo uyu munsi, ibyiza bindi nk'ibi bazageza ku Rwanda. Ibyo ni ukubyibaza, wabyibaza ugasanga bazaba ari abasirikare beza bafite imbaraga. Ngira ngo mujye mubyumva bamwe bavuga ngo RDF ifite imbaraga. Ntutekereze ngo izo mbaraga ziva he. Ziva muri twebwe Abanyarwanda. Ni twebwe tuzubaka, tukaziha ireme dushaka. RDF imbaraga dushaka tuzazigeraho. Izo tutarageraho sinzi ko ziragaragara hano ku isi, naho izagaragaye zo RDF twazigezeho, turazifite mu maboko yacu, mu maraso yacu, ndetse no mu ntekerezo zacu. RDF iturimo. N'aba bana mubona bari hano bakora akarasisi neza ku mpande zombi, abajiya ndetse n'aba bana mubona bambaye imyenda y'umukara ya polisi, abasirikare, abana b'abasirikare. Imbaraga barazifite nabo zibarimo. Iyo uzajya kubona ubaza utuye umwana ibintu nk'ibi bya karasisi yabyigiye he? Ntabwo ari akarasisi gusa bunguka byinshi. Ngira ngo mwigeze kubyumva ejo bundi hashize, bariya baturanyi ba Congo, DRC of Congo, bavuga ngo urugamba nirunanirwa, abasirikare nibarunanirwa, abajiya bazarurwana. Ibyo nabyumvise, ariko abajiya ni abana beza, ngira ngo ndanabakunda cyane, ntabwo babihaye amatwi ngo bagende bishime ngo perezida yavuze ngo abasirikare be nibananirwa tuzarwana. No, ntabwo biraye ngo bumve ko bafite imbaraga.
baramusubije ngo twebwe turwanira Imana, ntabwo tugiye kurwanira wowe Gisekedi. Aha ni byiza, nifuza ko akarasisi kajya gakorerwa no ku mashuri, amashuri ya pirimeri, bakagira nk'amasaha bagena bakavuga ngo reka abana bakora akarasisi iminota runaka. Ibyo byose rero ni muri bimwe nabyo twaba dufite byo kubaka igihugu. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Nyuma y'akarasisi gashimishije tugejejweho n'abana bacu, munyemerere dushimire abayobozi bombi n'abo bafatanyije ku karasisi keza bamaze kutwereka.